ahangaha rero ubu nibyo nkunda kubwira abantu ati mukwiye gutegura akarima k'igikoni namwe nimundebere. Ibi ni ibirungo ushobora gutunga ukaba wizeye neza ko ufite imboga zose mu rugo. Ugomba kuba ufite za seleri, ufite za strawberries, ufite ibirungo byose ushobora gukoresha kugira ngo murabibona neza, murabyitegereza. Ibi ngibi kubyubaka mu rugo ntabwo bigombera akazi kenshi. Rero kuri Gubwa Neza TV ndakubabwira ko ushobora kugira ibirungo bitandukanye. Murabona nk'izi ngizi ni za timiyani, murabona za rosemary, timiyani, ngira ngo rosemary murayibona. Murabona ibirungo byose mukenera, za dodo murabona. Ushobora guhinga n'itomati mu karima k'igikoni, ariko ibintu byose ushobora kubihinga bigakunda. Nubwo dukunda kuvuga ko rero guhinga ibintu ni ibintu byiza cyane, ni ingenzi cyane iyo uhinze ibintu. Aha ngaha rero ndi kubereka nyine ukuntu yakikorera akarima k'igikoni, kubera kuko ni ibintu by'ingenzi. Akarima k'igikoni ugahingamo ibintu byose uba ukeneye, kugira ngo murabibona. Izi ni za muntebirizi, nacyo ni ikirungo kiryoshya isosi, ndetse ku bantu bakunda kunywa ka champagne bikaba akarusho, ubona ko kiba kimeze nacyo neza. N'ibindi kugira ngo mbasangize akarima k'igikoni hano kuri Gubwa Neza TV. Iki ni igihe muri ibi bihugu byacu bikonja, iki ni igihe cyo guhinga ibirungo bitandukanye. Mujye mukomeza rero mutange komantere kandi musobanuze ikintu cyose muba mwifuza kumenya. Murakoze, mwaganiraga nanjye nyine turaziranye, Habyarimana Anaclet. Mukomeza mugira ibihe byiza. Yari Gubwa Neza TV, yari iri kubasangiza ibyiza uyu mubiri wacu ukeneye.